Yesu nashimwe nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dukuzumuremyi Church Online. Uyu munsi rero turi mu kiganiro kivuga ngo humuka nonaha. Ni ukuri ndakubwira ukuri ko Imana yabyemeye kugira ngo amateka y'ubuzima bwawe ahinduke. Humuka nonaha. Rero turasoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo igice cya 20 ku murongo wa 34 harimo ijambo rivuga Yesu abwira abari impumyi ababwira ngo muhumuke nonaha. Rero abantu benshi cyane barahumye, abantu benshi cyane ntibabona. Ndagira ngo nkubwire impamvu ki nawe uri umwe mu bantu bahumye. Yesu yakubwiye ngo humuka none. Ni gute ushobora kuba wamara imyaka igera kuri 20 ukaba udashobora gutunga 500? Ibyo bivuga yuko uhumye. Ni gute ushobora kuba uri umugore cyangwa uri umukobwa ariko ugasanga nta kazi, uhora uvuga ngo mana wazampaye akazi? Ibi rero bivuga yuko uracyahumye. Rero Imana ije kukubwira nonaha ngo humuka. Birashoboka ko nta kazi ufite ariko Imana igukore ku maso uhumuke ubone akazi k'umugisha. Rero ntacyo ntabwo bisaba ibintu birenze cyane, ahubwo ni ukwizera dukakora bimwe mu byo ndaza kukubwira kugira ngo ibi ngibi bizatume uhumuka, ubwonko bwawe utekereze cyane, utekereze icyatuma uba umwe mu batunze amafaranga, uve mu gakene winjire mu gakire. Ni ibintu bishoboka cyane kubera ko Imana yiri ku buzima bwawe, byose birashoboka. Ugomba kumenya yuko hari ibyo ukeneye kugira ngo uhumuke. Rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo humuka nona, subiramo ngo humuka nona. Iki rero ni ikiganiro tuzajya ducishaho buri munsi kuri Dukuzumuremyi Church Online cyitwa humuka nonaha. Abagwaye gakire, abashonje babone ibyo kurya, ababuze akazi kaboneke, minerivare ziboneke, kuko Yesu agiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwanyu. Mwakire ijambo ry'Imana, mwakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo Yesu agusige amavuta, agusiga amavuta. Muri Samweli wa mbere igice cya 16 ku murongo wa 12 harimo ijambo rivuga ngo Samweli afata amavuta ayasuka kuri Dawidi. Akimara kuyamusukaho, ako kanya umwuka w'Imana ukajya umuzaho, buri munsi ukamuzaho. Ivuga iki? Nawe rero Yesu nagusukeho amavuta maze uhumuke, amateka ahinduke. Abantu mugeze ku rwego mwumva ko Yesu atagikora, atagihindura amateka, atagishoboye. Oya, aracyashoboye, ahubwo twebwe turahumye. Satani yabonye yuko Imana ishoboye byinshi ku buzima bwacu, araza adushira ishashi mu maso, bituma tudahumuka. Ariko uko uzajya wumva iki kiganiro mu cy'Imana yaduhamagariye, ni ukubwira abantu yuko Yesu agikora, ni ukubwira abantu yuko Yesu agishoboye, ni ukubwira abantu yuko Yesu agishoboye gukora ku maso, abantu bagahumuka, ibitangaza bigakoreka, abantu bakinjira mu kazi. Ndagira ngo muri iki kiganiro Imana ikwinjize mu kazi none. Ndagira ngo muri iki kiganiro Imana iguhe bizinesi yawe none. Ndagira ngo muri iki kiganiro Imana iguhindurire amateka none. Ndagira ngo muri iki kiganiro Imana ikore ibidasanzwe, igusukeho amavuta, uhumuke nonaha nk'uko Yesu yabivuze ngo humuka none. Manza ukore subscribe noneho nurangiza bavuga aya magambo, uvuge ngo Mana mpereye none, mpereye uyu munsi, misemo guhumuka, misemo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza wanjye, misemo guhumuka nona. Ndahumutse. Amen. Rero nkubwije ukuri, twebwe ibi bintu birakora. Ni kimwe mu byatumye njya kumenya
kwiga ibijyanye n'iyobokamana kugira ngo manze menye ese koko ibi bintu by'imyuka birashoboka. Najyaga nibaza ikibazo nkabona abantu ashobora kuroga umuntu akabimwohereza bikamufata, none se nimba ashobora kumuroga gute iby'Imana bidakora? Rero naje gusanga bikora. Niyo mpamvu muri iki kiganiro cyitwa humuka none uzajya umenyeramo byinshi. Menya ko Yesu aguhumuye, menya ko Yesu aguhumuye. Ndagira ngo Imana igahumure ku bantu badafite amafaranga, ku bantu babuze amafaranga. Imana, iki ni igiceri cy'ijana. Turagira ngo nimba ufite amafaranga make, ndabizi neza ko udashobora kubura igiceri cy'ijana, ndagira ngo uyafate uyasengere uvuge ngo wa mafaranga we, mpereye none nkwinjize muri bizinesi, ninjiye mu kazi, ndagira ngo aya mafaranga yiyongere. Uri Imana ishobora byose, twavuganye nawe yuko uzatugirira neza, ntitwavuganye nawe yuko uzatugira imirizo, ahubwo twavuganye nawe yuko uzatugira imitwe. Niyo mpamvu duhereye none twakiye amafaranga mu mifuka yacu, nurangiza uyashyire mu mifuka yacu, wizere yuko wavuganye n'Imana, wizere yuko uri kumwe n'Imana, wizere yuko Imana ishobora byose. Nurangiza uvuge ngo ninjiye mu kazi, ninjiye muri bizinesi. Njyewe ndakubwiza ukuri ko 2019 nari ndi hariya i Remera munsi ya kontorore, noneho nari mfite ikibazo cy'ubukene nkenye cyane, noneho mfata ibiceri 60 ndabisengera, ndavuga ngo ibi biceri 60 ntabwo nshaka ko biza mu gihumbi, ndashaka ko biza mu mamiliyoni. Ndabisengera, ni ukuri ndavuga ngo ndizeye, ndakubwiza ukuri mu bintu Imana imajije gukora 2019 ntabwo habuzemo miliyoni. Urumva Imana yarakoze, yakoze ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo ibi bintu birakora. Humuka nonaha Imana igukore ku maso. Akira ijambo ry'Imana, akira ijambo ry'Imana, akira ijambo ry'Imana. Imana ihindura amateka yawe none, Imana ihindure ibyanze kuremeka ku buzima bwawe, Imana ihindure ibyanze gukunda ku buzima bwawe, Imana yubake igikuta gihagarika imigambi y'abadayimoni, Imana ihagarike igikuta cyiza ku buzima bwawe gishaka guhirika iby'Imana yakuvuzeho. Imana izamura umugisha, amaraso ya Kristo abe ku buzima bwawe, Imana iguhe isura nshyashya. Wari uzi ko hari igihe umuntu agira isura mbi, umuntu wese yamureba akabona ni igisambo? Nanjye byari byarambayeho, nkajya kwaka akazi, abantu bakavuga ati dore igisambo, bakanyima akazi. Ariko uko ugenda usenga Imana, Imana igenda igira uko ibigenza, ikaguha isura nziza. None se undeba none urabona nsa nk'igisambo? Oya, urabona ko nsa nk'umusirimu. Rero mu by'Imana ikora ni ugufata bandi byacanze, bariya bameze nka za marine, bariya bameze nk'aho byananiranye burundu, bameze nk'ibisambo, bafite amaso yahiye, Imana ikagaha agakiza, ikagaha isura nshyashya. Ari nayo mpamvu nkubwiye ngo humuka none, utangire urebe icyo ugomba gukora, utangire urebe akazi ugomba gukora k'umugisha, utangire urebe abantu ugomba kubyara b'umugisha, utangire urebe ikintu ugomba kwinjiramo, utangire urebe inshuti zawe, utangire urebe abo mugendana, utangire urebe aho urira, uhumuke ubone ukuntu isi iteye. Were guhuma, were kuguma mu mandazi, izere. Nurangiza kwizera winjire mu bikorwa, were kumva ngo Imana yafashe Dawidi imukura mu ishyamba imugira umwami gusa. Oya, reka bive muri Bibiliya bize mu bikorwa. Imana yafashe Dawidi ikamugira umwami, nawe aka kanya ikugira umuntu udasanzwe. Wizere ko Imana yabikoze cyagiye, today aujourd'hui ishoboye kubikora none. Wizere ko ishoboye guhindura amateka none. Rero humuka none, guhumuka ni none, gukira ni none, kwakira ibidasanzwe, kwakira umugisha ni none. Rero reka mbabwire, icyananiranye ku buzima bwawe ujye ucyandika muri komenti tugisengere, icyanze gushoboka ku buzima bwawe ujye ucyandika tugisengere, tucyereke Imana igihindure. Yuko ntabwo dushaka ko umurokore, umuntu wasenze Imana, umuntu wumvisha Imana azapfa akenye. Ibi ni byo bintu nanga.
nkabyanga kubona umuntu warasenze Imana, umuntu wamenye Imana gupfa akenyewe, ndabyanga. Niyo mpamvu buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo uzajye mu ijuru ubone amafaranga, nzakikubwira kandi tuzagikora, bizacamo. Murakoze, mwakire ijambo ry'Imana. Ntukagende udakoze share ya komenti, ndetse utubwire uko ubyumva. Wadukurikirana kuri YouTube channel ndetse no kuri TikTok channel, hose ni Dukuzumuremyi Church Online, ugakurikirana ibiganiro byacu. Murakoze cyane.